turabasuhuje umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Ishimwe Official. Icyumweru cyiza. Icyumweru cyanyu cyagenze gute, cyarangiye gute? Kongeye ari sawa nta kibazo. Muri kumwe na Exo, ariko muri iki kiganiro cya tubyite ngo iki, murabizi ko tuba ari korabo. Ndi kumwe na Ishimwe Samuel, nkaba nkomeje mbasuhuza, mbaha karibu muri iki kiganiro tugiyemo cya tubyite ngo iki part 6. ya Samuel. Rero none amakuru y'icyumweru wowe cyagenze gute? Icyumweru cyatangiye neza, nanagishoje amahoro nubwo kirirwa nyakavura. Umunsi wose wari uw'imvura, ariko muri rusange urebye cyagenze neza nubwo twagiye tucyumvamo amakuru atari meza. Ariya yabaye kuri Ema boss w'ibiza Resort, urabizi byamubayeho n'abana be. Yanashinguye ngo uyu munsi nibwo yashinguye, uyu munsi dukomeje no kwihanganisha umuryango wasigaye, dore ko ari ibintu bitoroshye nk'uriya mubyeyi kumva ngo abana be babiri n'umutware we ngo bagendeye rimwe, ni ibintu bitumvikana. Ariko ibintu biba bigoye uzi kugira, ariko nanjye kantangiye mbihanganisha, bakomere, bibaho mu buzima. Ariko nyine kubura umuntu ngo nimva eshatu mu rugo rumwe icyarimwe, biba ari ibihe bigoye cyane. Ni ibintu biba bitoroshye. Nibwo nahoze ngerageza gushaka amakuru, nsanga urabizi mu minsi yashize hari undi mubosi wari ufite akabari kitwa Icyotero, wakoreye impanuka hariya ku muhanda ujya Nyakinama. We na murumuna we ndetse na sheri we, actually ubundi bari bane, ariko ku ikubitiro we na murumuna we bahise bitaba Imana. Sheri w'uwo mukuru we yitaba Imana nk'ejo saa 4. Undi mutipe babe barimo we yarakomeretse, gusa na n'ubu nta makuru mabi twe twakira yuko wenda nawe byaba byarangiye avuye mu mwuka. Ariko ubwo bamubazaga boss, reba kuri hari akabari kitwa Milano, hari buwate irimo Milano hano iba hariya i Musanze. Iba hari i Musanze. Ubwo rero hari akabuwate karimo boss wako kabuwate n'abandi bakire bandi baziranye na Emma. Bamubajije impamvu ko ntabwo yaje gushyingura, kuko by the way nanjye nari ndiyo. Emma Nyiribiza aravuga ati ntabwo nagiye gushyingura, ati kuko nzi neza yuko ari njyewe uzakurikiraho mu gihe gitoya. None yari ari kera babyita ngo ni ukwiragurira. Nkibaza nimba kwa kundi umuntu avuga bitewe n'agahinda afite, cyangwa se nimba ari ibintu yari amaze igihe ategura. Ntabwo mbizi, kuko amakuru ari kugenda avugwa ni menshi, ku buryo utayagenderaho. Bamwe ngo yari arimo ideni rya miliyoni 10. Nanjye ayo ndayazi ngo yari arimo ideni rya miliyoni 10. Abandi ngo umugore yaramukuye mu bintu, ari umugore ari usigaye abikontorora. Bari baramushyize pembeni. Abandi ati mu bana batatu babyaranye, umwe niwe wari uwe, abandi babiri ntabwo barabe. Ahubwo ndimo ndibaza ngo uwe yari muto, yari mupfura, yari afite batatu, babiri atarabe, bucura ngo ari wowe. Mbese urumva amakuru ari kuvugwa ni menshi, ariko nyine igihari tuzi ni uko nk'uko twese twabibonye, ari ukuba umugabo yariyahuye akitwikira mu nzu n'abana be babiri bari bararanye mu cyumba. Ubwo umukozi n'undi mwana bari bari kumwe we yabashije gucika, ntiyagirwaho ingaruka n'inkongi y'umuriro. Ni icyo ngicyo kugeza ubu tuzi. Ariko rero wamugana iyi minsi itwaye abantu bari bazwi cyane muri showbiz, na mukuru arinda. Hari kuvugwa amakuru atandukanye, ahubwo inkuru ishekeje nkeka ushobora kuba utamenye, iri gutrendinga hariya hepfo mu majyepfo. Umukobwa agira gutya, apanga ubukwe. Umukobwa nyine wifitiye umutungo mukeya we,
kuko yabashije kwiyubakira inzu. Akaba hari umusore bakundanaga, noneho wa musore baza gupanga ku bana, ariko umusore nyine akaba agenda ashaka ku mitungo y'umukobwa. Ubwo yarayishakira kuryaho mike. Yego. Ariko umukobwa nawe agakunda umusore cyane, ariko akanga ko basezerana ivangamutungo. Umukobwa bapanga gusezerana, banawunsa igihe ubukwe buzabera n'iki. Noneho hari kubura ibyumweru 2 ntibakomeza kumvikana. Bajye mu murenge se, bajye gusezerana imbere y'Imana no mu murenge byose. Hari kuri ibyumweru 2 nyine umusore arakomeza aratsimbarara ati tugomba gusezerana ivangamutungo. Umukobwa aterekana navunitse nshaka imitungo, tuzasezerana ivangamutungo muhahana. Ubwo umusore ati rero mbivuyemo. Umukobwa ati none nimba ubivuyemo, ati ko ninatumenyesheje imiryango yanjye ko mfite ubukwe biragenda bite? Abarebye umutipe yizeye w'umumotari, amushakira nyine umusore muri hariya i Muhanga, wakoraga ahantu i Muhanga. Ashobora kuba yari mucomanka mu kabari k'i Muhanga, kuko ahantu yakoraga ni mu kabari i Muhanga. Ubwo ati rero ngufitiye diro, tari umukobwa ufite amafaranga gutya na gutya ushaka umugabo. Umusore ati nimba afite amafaranga ndi tayari. Baba bagiye amuhuza na wa mukobwa, baraganira. Muri icyo cyumweru bahita bapanga ubukwe. Ariko agakoryo kaje kubamo, ubukwe bwarabaye, pastor arabasezeranya n'ibyo birarangira, imihango yose irakogwa. Ahubwo ikintu gitangaje ni iki? Igihe cya nijoro cyageze, umukobwa yereka umugabo w'icyumba cy'abashyitsi ati urarara hariya mwakira cyumba. None hano bibera akasamutwe. Ahantu bibera akasamutwe ngo baragiye baturiza mu cyumba cy'abageni nyine nk'ibisanzwe. Umusore akuramo imyenda nyine yiteguye kuryama. Umukobwa aramubaza ati ese wamaze gukuramo? Ati hindura imyenda rurarana rero, ati uzongeye kukwereka mu cyumba cy'abashyitsi. Ibintu biba bikomeje kugorana. Umusore rero urumva yari yarongowe. Ngo no kurongorwa nese ngo no kurongora ko. Umusore aratembatemba ajya mu cyumba cy'abashyitsi. Buracya. Azi nk'umukobwa aramusangayo se. Oya, umukobwa nijoro amusangayo. Aramubwira ati bajyamane. Igihe cy'igikorwa kigeze n'ubundi umukobwa arongera yisubiraho. Cyokoze nka mu gitondo aramubwira ati genda ushake Prudence. Umuhungu ajya kuzishaka kuri botike. Arazizana. Nabwo bakoresheje imwe nyine gwange. Umukobwa ati ntabwo ndi kukwiyumva mereka, ntabwo ndi kukugirira santima. Ati nakundaga kanaka nyine avuga izina ry'uwo mutipe wa mbere. Ubwo bibaye gutyo. Ariko yatangiye nyine umugani wabanza, yatangiye kubomora. Urumva yabomoyeho rimwe, yamurungurukishijeho. Yamweretse mu marembo y'Isiyoni. Arangije avuga ati have ntabwo aha hantu ari ahawe. Noneho avuga ahantu biza gukomerera. Ubwo mu nyuma mu joro ryakurikiyeho, wa mukobwa ahamagara wa musore ngo amutwitiye inda ngo y'amezi 3. Uwa mbere araza. Ubwo witwa ngo ni umugabo wari mu cyumba cy'abashyitsi. Ubwo ni umushyitsi. No wayo umushyitsi. Ahubwo nyiri rugo wa nyawo wanateye inda abaraje ajya mu cyumba. Bararana mu cyumba, mu gitondo ngo aramuherekeza. Wamushyitsi nyine w'umugabo. Araho. Ariko ubwo nibwo yabonye ko ibintu biri seri, aravuga atereka mpambire nigendere. Noneho ngo hambiye yigendeye. Ariko ngo akaba afite agatelefone, naketse ko nibwo telefone bwa kera bukoresha sharijeri y'agashinge. Niko uwo musore yari afite. Bwa zamani. Niko uwo musore afite. Ngo umuriro ukaba wari washize. Arahambira yiyizira i Muhanga. Ariko aca mu misozi, mu byaro nyine kugera i Muhanga byamutwara urugendo rurerure.
wa mukobwa we nta n'ukuntu utari kubarurira wa mukobwa mu kumubura ahita nawe afata moto aza kumushakira handi kuri ka kabari hahandi yakoraga yamusanze bwa mbere. ubwo ahageze nibwo yavuze ati umugabo wanjye namubuze ati ahubwo ukagaragaza aho wamushyize ubwo nawe bamutaye muri yombi baramufunga kugeza igihe umusore bagiye kubona babona araje yananiwe n'amaguru aje agarutse mu kazi si ubwo kwezi kwa buke yakumaze. ubwo mu kubaza ati rero byagenze bite umukobwa akavuga ko yashatse undi mugabo huti mu buryo bwo kwanga guseba ariko uwo mugabo wundi atigeze amukunda ko akiyumvamo wa wundi wa mbere ko uwo wundi wa kabiri kumwiyumvamo bitari byaza ngayo nguko ibiri kubera kuri uno muhanda. amakuru y'imihanda ibintu bikomeje kugorana, ibintu byagorana, inkuru zirababaje izindi ziratangaje mbese iratangaje ntabwo byoroshye. umusore yararunguwe ariko nawe ntibyamuhira ntabwo byapfa kuguhira, ntibyamuhira kabisa. bamenyanye nta n'ukwezi kwashize neza ngaho bahuye nimba ari kuwa mbere bahuye ari kuwa mbere, kuwa gatatu batangira gupanga ubukwe. ubwo kuwa gatatu bapanze ubukwe, kuwa kane bahita bajya mu murenge, kuwa gatandatu baratumira kuko uwari pare we ngo ni mutekano, manza ari mutekano w'umudugudu ariko numvaga bamwita mutekano. Nawe abanyamakuru bamubajije bamubaza ati aba bantu bamaranye igihe kingana iki, nawe avuga ati ko yabonye biri kwikora vuba vuba nk'abari mu marushanwa. ibi bintu tujye turabyita ngwiki n'abantu turabyita ngwiki nubwo bikomeje kugorana. imihanda iba yanyereye, imihanda iranyerera kabisa. 2025 yuzuyemo udukoryo. Nta makuru mashyashya se nk'ibisanzwe waba ufite y'ikijya mbere hano hirya mu gihugu cy'abaturanyi? Noneho aya makuru mashyashya ntago yabura hanze hano mu burengerazuba bw'u Rwanda, hakaba mu burasirazuba bwa Kongo. nyine ibiri kuberayo ni intambara z'urudaca za buri munsi. dore ni Goma nyine n'uyu munsi hahumvikanye amasasu, urugamba rurakaze hafi ya Goma. ubwo ngo FDLR yikorakoranyije iri kuza nyine kurwanira hafi ya Goma. Ni hafi mu gace ka Nyiragongo. Hariya mu gace ka Nyiragongo, ariko nyine wumva ni hafi ya Goma cyane. ubwo rero FDLR ngishaka kwisubiza Goma ndetse na Kivu y'amajyaruguru yose. noneho FDLR ngo niyo makuru ahari. Yakaniye ngo yasohoye itangazo ngo iha warning M23. yahaye warning amasaha, nawe ngo yahaye amasaha. twebwe mufate intwaro zanyu muzijyane hano na hano, namwe muhabe tuze tuhabasa nk'uko yabibakoreye nayo cyagiye ifata Goma. ubwo niko nabo bari kwishyura, bari kwishyura. si ibintu ntabwo birakunda M23. niba ariyo mpamvu M23 ahubwo yarekuye warikare kugira ngo ize yongere itange umusada hariya, nabyo biri kwibazwaho, ariko ntago ari njye nakeka atari yo mpamvu. nuvuga ngo sinzi ukuntu nabivuga, ariko hari ikintu nabara ko ntuza iri kwitwaza. yari yikanze uriya musada hari, ishobora kuba iri gukeka ko uriya musada w'abasirikari b'Ububiligi uzagira icyo ubufasha kinini, ikabasha kwirukana M23 igati yo hirya mu bigori. ariko ntabwo ari ibintu byapfa kuyihira tu uko mbibona. ariko kino gisigaye cya Kongo ntabwo FARDC rega ntago izi, ariko hari nane manuza nasomye makuru ariho yuko n'ubundi Kongo yagiye muri Tanzania gushakayo ubufasha. Tanzania baze batoze abasigaye ba Kongo. ndibaza niba Kongo iri ishaka guha imikoranire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo mu byo bazakorana nyine nuko igisirikare cya Amerika kizaza gutoza icya Kongo.
FARDC none n'ubu bagiye no muri Tanzania, ubwo na Tanzania izajya gutoza FARDC. urumva ko kajagari Umva harimo akajagari kenshi, ariko abaturage b'i Kinshasa batangiye gushyira igitutu kuri Tshisekedi kubera nyine bari gushaka kuzana akajagari mu gihugu, ntago ibintu bye biri ku murongo neza. ni no gukomeza agenda agaba ibintu kuko kugira ngo ikintu yari yadirinze kuri Amerika iyo yavuze ko yumvikanye na Amerika ko irabasha kumuha biriya birombe byose byo muri Congo by'amabuye y'agaciro, noneho nayo ikaza ikagira ute ikaza igatanga umusada kuri Congo inatoza igisirikare cyayo. Na bimwe bya Canada se bazahita babyambura Canada babihe n'Ubushinwa ahubwo nubwo rero sinzi uko bizagenda kubera ko Ubushinwa harajya buhafite ibirombe binini bigari ndetse na Canada, ubwo sinzi uko bizagenda. Ubwo bashaka kubivana mu maboko y'Abashinwa na Canada byose bakabyerekeza muri USA. Aha sinzi kabisa, reka dutegereze turebe. Usibye ko nyine n'uriya muvugizi wari waje ahagarariye Amerika ntabwo akurikije uko yabonye situwasiyo imeze hariya muri Congo, ntabwo yabashije kubishyigikira neza 100% ku buryo twavuga ko ari ibintu birashyirwa mu bikorwa ako kanya. Oya n'ubundi rega babanza kureba ese Congo ubundi iteye gute, iyobowe gute. Rega mwese nibiri kwihakana Abashinwa na Canada, ubwo Amerika yo yakwizera ite ko bagiye gukorana ejo itazahita ibihakana. Babwiye ati tubivuyemo ubwo tubihaye Putin cyangwa se undi muntu waje kuba ati nanjye nzanyiza imbaraga ziteye gutya na gutya. Urumva Congo ntaguma ahantu hamwe ku buryo umuntu wese urayisanga ahantu iri stable ngo umenye ngo irabarizwa aha ishinze ibirindira ahangaha, imenye ngo ikintu cyose iragitegura mu ahubwo yo kujarajara to nicyo kibazo. Hari andi makuru nyine yo muri Congo n'ubundi ariho abana ba Mobutu nindi wa perezida wa mbere wa Congo si Mobutu umwe wa zamani base Seko Banda iki ngo abana b'abahungu baje gufasha M23 nawe baje gusapotinga M23 bari bati ibintu harimo akajagari muri Congo, reka dufashe dushyira amaboko yacu kuri M23 hanyuma dukabanya tureka akajagari kazavaho ko nyine bashaka gukuraho buriya butegetsi bwa Tshisekedi. Yego nuvuga ngo bo bashaka kwifatanya na M23 ubundi bagakubita babangura paka Kinshasa nyuma Tshisekedi bakamukuraho, ubwo nyine bagashiraho abandi bagatora bucya abazatora n'abazamunzi bacyuho y'imyaka ingahe, ubwo nyine nibo bazi uko bazabigenza. Ariko biri kugorana kuri no mihanda, ariko hagati aho hari mu gace ka Uvira ngo byakomeje kugorana. Uvira ngo byakomeje kugorana, ingabo z'u Burundi nazo ngo zahashinze ibirindiro zanze kuhava, ntiziharenga ntizinahava, ndavuze ati akangaka turakigondera turakagumamo mbese none zarakabye zanze gusubira inyuma ngo nazo zarakabye. buriya bashizeyo abasirikare benshi, ariko n'undi Burundi bwashizeyo benshi. Ejo bundi baraje bajya muri Uvira impamvu Abarundi bakomeyeho nuko byoroshye guhita bagera mu Burundi. Ibyo biroroshye kuko ndahari hafi ku cyambu gihari amato yazanaga ibicuruzwa yasoreshejwe inshuro ebyiri, yasoreshejwe n'abasirikari inshuro ebyiri. Ubwo ni ukuvuga ngo bananyuranyemo abasirikari bagwanye ba FARDC bo ubwabo nibo barwanye FARDC n'Uburundi cya FARDC gusa, ubu ubwabo FARDC gusa kubera ko icyiciro cya mbere cyasoresheje n'ikindi cyiciro kirasoresha. Ubwo birangije rero baruhanye inkoyo, ubwo bakugabana byabo David cyageze ngo bakora bishira mu mifuka yabo, ni mu mifuka. Abanja nibaza niba ari igisirikare gisoresha, niba ari ubundi ibiro bya Kasutamo cyangwa se nta ntuza nta abataxis bagira muri Congo harahege rero sinzi ukuntu abasoresha ni igisirikare gisoresha. Ahari hasoresha uwishoboye ufite imbaraga niwe wakamahoro ubona umuntu ugiye afite imbaraga ubwo niwe
musore n'uwo kibamba n'uwo nguwo ubwo rero ndakekanye ubwo niko ndi kubyumvisha njyewe ahubwo wenda wowe ubindusha ariko njye ndi kwiyumvisha ko bashobora kugabana kuba byanze akariho barwaniye ubundi byanga bikunda naho ngaho byavuye kuko bakubitanye ngo ibisasu ibitaro bya hariya muri Uvira byuzuyemo abasirikare ba ba FARDC kandi na ntuza na M23 ivuga ko nimba kuhayobora byabananiye iramanuka ikajya kuhishyirira ku murongo kuko M23 yo ivuga ko irengera uburenganzira bw'abaturage. Oya ariko niko bimeze kandi niko biri. Ubwo yavuze ko aho kugira ngo abaturage babigenderemo iragende ikahakontorora ikahasubiza ku murongo. Okay. Nuko nizo update nagiye mbasha kubona zitandukanye zageze trending uyu munsi. Arakandi ka trendinze muri Kongo k'umusirikare nyine warashe abantu babiri. Yarashe umugore yaragiye gufata umugore ku ngufu. Noneho umugore niba yamwangiye yaranahetse ariko hanyuma nyine abaramurashe amurashe n'isasu rifata uwo yarahetse. None cyazamwe igiseye cya Kongo nyine cyase kigimuta muri yombi ngo kumuburanisha ibyo byaha yakoze. Ariko iki kintu ko gikomeje kuvugwa cyane hara muri Kongo ko abaturage ngo bari guhohoterwa ku ngufu bahohoterwa n'igisirikare. Bureba ibintu biragenda bite? Erega Kongo ikibazo cyarega ntago bahuza ibintu byose ngo babikorere hamwe. Ubwo rero M23 byange bikunda ihagoboke kugira ngo ubundi M23 kera ahazaza mu minsi iri imbere ndetse bitari kera cyane nizabamo intwari yacunguye Kongo kuko nikomeza nticika intege kandi mbona nta gahunda yo gucika intege ifite ibintu bigatangira kujya ku murongo nibwo abaturage bazajya bagera nyuma bakapreciatinga ku byabaye ku biri gukorwa bitewe n'impinduka nyine zigaragara bari kubona tu. N'ubundi niko bimeze ngo none se M23 nibona buri baturage nyine bari kuyisaha igeze abaturage bari kuyishimira hanyuma aho itaragera abaturage bakayisaba ngo nabo umva rero n'ubundi ni handi impaka urugamba ndabona ruzanakomeza mpaka babohoye Kongo yose. Niko bimeze kabisa nanjye niko mbibona. Tunerekeza ku musozo tubashimira ubufatanye mukomeje kutugaragariza cyane. Ikintu cyitwa share ni ingenzi, gukanda ku kazogera, subscribe.